Twagarutse amazina ni Emi nk'ibisanzwe nkaba ndi umwarimu ubigisha amategeko y'umuhanda kuri iyi channel yitwa Inzobere TV 250. Nkusaba wowe utarakora subscribe gukora subscribe, utarakora share kora share mu magroup agiye atandukanye cyangwa se n'inshuti zawe kugira ngo basangize iri somo. Iyo ukoze subscribe amasomo yose ngenda ntambutsaho ugenda uyabona gatanu kuri gatanu. Rero tugiye kurebera hamwe ikizamini cyakozwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Iki kizamini nawe ushaka kujya gukora ugasanga bakikuzaniye. Reka dore ku kibazo cya mbere dusobanura. Uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe afite, wamutwara? A. Yego. B. Yego usibye urugendo rurerure. C. Yego usibye urugendo rugufi. D. Oya. Hano igisubizo ni D, ni oya. Ni ukuvuga ngo uhuye n'umwana ufite imyaka 18 ari inshuti yawe cyangwa se n'undi wese muri rusange ariko nta yindi ngofero ufite yabigenewe yo kwirinda ibyago cyangwa se icyo twita casque, ntago wamutwara. Kubera ko casque cyangwa se ingofero yifasha akamaro kayo ifasha kurinda ibyago mu gihe cy'impanuka. Hano rero igisubizo wasubiza kari D, wasubiza kari oya, ntago wamutwara. Nubwo ari inshuti polisi bashyizemo akantu ngo iyo ari inshuti yawe ntago wamutwara rwose, nta yindi ngofero afite yo kwirinda ibyago. Ariko ndabizi mwebweho mutariga amategeko y'umuhanda wamutwara rwose, nta na casque afite, ariko ni amakosa. Icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu byambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. A. Ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ese ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano baratubwira ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu byambu cyangwa ku kibuga cy'indege, ubwo kiri mu byapa ndanga. Ubusanzwe tuzi ko ibyapa ndanga bikozwe muri mpande enye, ubuso ari ubururu n'ikirango ari umweru. Ubwo hano igisubizo ni B. Ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora byose biba biri mu ishusho ya mpande enye, bifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ngira ngo uko uzagenda ukurikirana ibiganiro byacu, amasomo dunyuza hano kuri YouTube ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bizajya bigufasha gusobanukirwa mu buzima bwa buri munsi. Nkwibutsa wowe utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo usangize n'abandi, ukoreshe ya utange na comment ari ikibazo tubashe kuba twagikosora. Umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezerera ku nshuti ye. Ni iyihe myifatire myiza wamugira cyangwa se ni iyihe myifatire wagira ugeze imbere yabo? A. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ese ni C. Gabanya umuvuduko ubwira uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. Ese ni D. Komeza nk'aho umwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Hano igisubizo ni B. Ugomba kwitegura cyangwa se ugomba kwitegura kureka uwo mwana w'umuhungu agatambuka kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Nawe abantu urabazi, ashobora guhita ahuruduka akabagiye mu muhanda atitaye ngo nuko wahageze. Ushobora kuba wamugonga. Abana buriya baba bafite imitekerereze yabo ikiri hasi. Niyo mpamvu ugomba guhagarara ukitegura kureka uwo mwana w'umuhungu agatambuka kuko ashobora kujya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe, bikaba byatera impanuka. Bikaba byatera impanuka, bigatera impanuka uwo mwana ndetse nawe bikaba byagutera impanuka. Rero igisubizo ugomba kwitegura uwo mwana w'umuhungu agatambuka kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Iki cyapa kivuga
A. Ifungana ry'umuhanda iburyo. B. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C. Akayira gato. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Bisobanura ngo iki cyapa kiraburira ko hari umuhanda ufunganye ibumoso. Bisobanura ngo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyari kigiye kuba cyo ni B ivuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ya iki cyapa kivuga umuhanda ufunganye ibumoso. Bisobanura ngo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko ibyapa biburira bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu itukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kino cyatuburira ko ari umuhanda ufunganye ibumoso. Tuzagenda tuyibona n'ibindi bivuga ngo umuhanda ufunganye iburyo, umuhanda ufunganye hombi, tuzagenda tuyibona. Ndashaka guparika ikinyabiziga iburyo ku nzira y'abanyamaguru. A. Biremewe munsi y'iki cyapa. B. Biremewe imbere y'iki cyapa. C. Birabujijwe imbere n'inyuma y'iki cyapa. Cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo urabona ko hari parikingi cyangwa se iyi pa isobanura guhagarara umwanya munini. Bisobanura ngo hano ikiba kikubaje wasubiza A. Biremewe munsi y'iki cyapa. Baramutse bakikubaje wasubiza ko guhagarara umwanya munini cyangwa se guparika umwanya munini munsi y'iki cyapa byemewe. Biremewe rwose kuba waparika umwanya munini munsi y'iki cyapa. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa bimenyesha, kirakumenyesha ko hari aho waparika. Urabona ko handitsemo pa, bisobanura guhagarara umwanya munini. Twagarutse ku kindi kibazo. Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye? Ese ni A. Icyapa cya B6. Ese ni B. Icyapa cya A19. Ese ni C. Icyapa cya B3. Ese ni D. Icyapa cya nomero A22A. Hano icyapa cyerekana ko ukibonye yemerewe gutambuka mbere mu nzira ifunganye ni B6. Ikiba kikomeje basubiza A, kuko iki ngiki nicyo kikwemera cyangwa se nicyo kiguhereza uburenganzira bwo gutambuka mbere mu nzira ifunganye. Tuvugiraho n'aka kantu. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo ibisikane ryorohe nta nkomyi, abagenzi dutegetswe koroherana. Ariko igihe hagaragazwa n'ibyapa byo gutambuka mbere, ariko iburyo bakaba baguhaye iki cyapa gifite agafureshi k'umutuku n'umweru, wowe iyo kiri iburyo bwawe mu nzira ifunganye wemerewe gutambuka. Bisobanura ngo hano igisubizo ni A. Hano igisubizo ni A rwose, uba ugikoze neza cyane. Mbibutsa gukanda subscribe, share na comment kugira ngo usangize n'abandi bakurikirane iki kiganiro. Ikindi kibazo, icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Niba uzi ibyapa biburira, iki cyapa wagikora rwose. A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Cyangwa ni C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Cyangwa ni D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano igisubizo ni B. Ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo kiri mu ishusho ya mpande eshatu cyangwa se kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Bisobanura ngo ibyapa biburira muri rusange, impamvu duhisemo B nuko bigira ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Bisobanura ngo guys, iki kibazo bakikubajije nizere ko wagikora neza cyane. Wagikora rwose. Ngira ngo ni ibintu biba bisobanutse byoroshye kabisa. Hari abantu njya numva ngo ariko teacher provisoire iragora. Provisoire ntago igora. Iyo wabishyizemo courage ugakurikirana Inzobere TV rwose nta kabuza urayibona provisoire. Mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Ese mu gihe imodoka yawe ihamagawe, igihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? A. Kwitaba cyangwa ugahagarara akanya gato. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. Cyangwa B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano igisubizo ni C.
igihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka, ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, kuko ntabwo byemerewe gutwara imodoka uvugira kuri telefone. Oya, biriya bintu bitera impanuka. Bisobanura ngo ushobora kuva mu muhanda ukayitaba. Impamvu utagomba kuyitaba, hari igihe bashobora kuguhamagara bakakubwira ati imbere umuhanda umeze nabi, garuka. Bikaba ngombwa ko ugaruka. Urumva rero ntabwo wabura kuyitaba, ahubwo igisubizo wanahitamo ni se, ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ntabwo wabura kuyitaba, gushyira imodoka rwose iruhande ukayitaba, kuko ni ibintu biba byoroshye cyane. Ikibazo cya cyane kiravuga ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku ikamyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ni A, ese mu mijyi ikamyo iyo ari yo yose ntiyemerewe kwikorera toni zingahe? A, ese ni toni 10? B, ese ni toni 16? C, ese ni toni 24? D, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano ku mihanda yo mu mijyi ikamyo yose ntiyemerewe kwikorera ibintu birenze toni 54. Bisobanura ngo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bakikubarije wasubiza kuri D, kuko niba warakurikiranye mwarimu wawe cyangwa se ukaba wisomesha mu gitabo, ngira ngo warayibonye cyangwa se uzayibona, ni ukuvuga ngo ikamyo yose ntiyemerewe kwikorera toni zirenga 54. Bisobanura ngo rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo rwose. Ikamyo iyo ari yose ntiyarenza toni 54. Ikibazo cya 10, utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba gusa n'ibara rikurikira. Ese ni A, umweru? Ese ni B, umuhondo? Ese ni C, umutuku? Ese ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukuvuga ngo igisubizo hano ni B, utugarurarumuri two mu mbavu tugomba gusa umuhondo. Ijambo akagarurarumuri mbibutsa ko ari akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Bisobanura ngo akenshi mu buntu tw'inyuma dusa umutuku, imbere batubwira ko tugomba gusa umweru. Utwo mu mbavu rero nitwo bari kukubaza, ugomba gusubiza ko tugomba gusa umuhondo. Bisobanuye iki? Bakubajije ngo utugarurarumuri two ku ruhande rw'imbere tugomba gusa gute? Ku kinyabiziga wasubiza umweru. Utugarurarumuri two ku ruhande rwo mu mbavu tugomba gusa gute? Wasubiza umuhondo. Utw'inyuma tugomba gusa umutuku. Ngira ngo byasobanutse. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. A, ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bidategetswe kugira ibimenyetso bibiranga iyo byambukiranya umuhanda ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana. Utunyabiziga tw'abana rwose ntabwo dutegetswe kugira ibimenyetso bituranga iyo twambukiranya umuhanda. Ibindi ni ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. None se uzajya kubwira ngo uriya ufite ubumuga ngo niba ugiye gukata cana itara ndanga cyerekezo? Ntabwo wabimubwira rwose. Ntabwo rero bategetse kugira ibimenyetso bibaranga igihe bambukiranya umuhanda. Hano bisobanura ngo bakikubarije wasubiza C ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. A na B rwose ni ibisubizo by'ukuri. Iki kibazo uhuye nacyo ndizera neza wagikora. Igihe uzakurikira Teacher Emmy nta kintu uzamuburana kabisa. Nta kintu uzamuburana wowe igihe ugerageza ukurikirana ibiganiro bye, usangize n'abandi kugira ngo babashe kubona iyo nkuru nziza. Buriya masomo ni inkuru nziza iyo urimo kuyisangiza abandi cyangwa se akantu k'ubwenge, biba ari inkuru nziza. Muri rusange ngiyewe njya no gukreno YouTube channel nubwo ndi umwarimu mu busanzwe w'amategeko y'umuhanda. Mbibutse ko nkorera mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Kabarore, ruguru y'urusengero rw'Abadive. Niho nkorera rwose, naho nigishiriza. Impamvu nashinze no YouTube channel kugira ngo abanyarwanda muri rusange tubashe kwiga amategeko y'umuhanda. Reka dukomeze n'ikibazo cya 12.
iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni a ese ni kilometero 25 mu isaha, b ese ni kilometero 70 mu isaha, cyangwa ni c ese ni kilometero 40 mu isaha, cyangwa ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo umuvuduko w'amapikipiki ntarengwa ntiwemerewe kurenga kilometero 80. Bisobanura ngo hano ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba warabyize mu ishuri cyangwa warisomesheje mu gitabo, ngira ngo wasomye ko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki ari kilometero 80 mu isaha. Ikibazo cya 13 kiravuga ngo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira: a mu nsisiro cyangwa ahandi hose, b ahegereye inyamaswa zikurura, c hafi y'amatungo, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo imburira zimurika zisimbura amahoni, zo zikoreshwa igihe cya nijoro. Ni ukuvuga ngo zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Hano bisobanura ngo igisubizo ni a, uzasubiza mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Nijoro nta muntu wemerewe kuvuza ihoni uretse igihe cyo kwirinda impanuka. Bisobanura ngo nijoro dukoresha imburira zimurika, ni kwa kundi uca n'amatara maremare n'amagufi yakasimburana. Ni ukuvuga ngo ari amatara yakasimburana yemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Tuzi ko ku manywa iyo ugiye gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga inzira ukoresha ihoni ahita abyumva, ariko nijoro dukoresha imburira zimurika kubera ko ntago amahoni aba yemewe gukoreshwa igihe cya nijoro. Ngira ngo isomo riba riri kugenda ryumvikana. Ikiba kibaje wasubiza a mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kandi ndabasaba ko mujya munshimira mugashima, nzajya mbibona muri comment mwavuze ati teacher rwose niba uri kuduha ibi muzajya nakuvuga ngo mujye muvuga niba mbahereza ibintu byiza cyangwa se niba hari ibitagenda neza nabyo tubashe kuba twabikosora. Iki cyapa gisobanura iki? a iteme ridahoraho, b umuhanda utaringaniye, c umuhanda winjira mu ikuzimu, d ubutaka bworoshye. Ese wowe urumva igisubizo ari ikihe mu busanzwe? Ni kuvuga ngo kino cyapa kivuga ko hari umuhanda utaringaniye. Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? a kwitegura kugenda, b uburenganzira bwo kurenga iki kimenyetso, c hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo rivuga uburenganzira bwo kurenga iki kimenyetso. Ni ukuvuga ngo iyo uri muri feruje cyangwa mu bimenyetso bimurika hakaka itara ry'umuhondo, watambuka uba ufite uburenganzira bwo gutambuka. Hano bisobanura ngo igisubizo ni b uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Bisobanura ngo bakikubajije ngo itara ry'icyatsi risobanura iki, wasubiza ko ari igisubizo ari b uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Twibukiranya ko iyo hatse umutuku bivuga guhagarara cyangwa se rivuga birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Iyo hatse umuhondo uvuga ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagararaho umwanya muto igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso nacyo ubwacyo. Bisobanura ngo ugiye mu bimenyetso bimurika ugasanga harimo itara ry'umuhondo ugomba kwitegura guhagarara. Igihe ugeze nacyo barakibaza, igihe ugeze mu bimenyetso bimurika ugasanga harimo itara ry'umuhondo ugomba gukora iki? Ugomba kwitegura guhagarara. Nk'uko mubibona rero hano icyatsi kivuga uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Ngira ngo mujye munabibona muri feruje cyangwa se ari ibimenyetso bimurika, iyo hatse umutuku imodoka zose n'ibinyabiziga birahagarara, ariko iyo hatse umuhondo nabwo baba bahagaze, ariko iyo hatse icyatsi biba ari uburenganzira. Mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ni ngombwa gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso? a yego buri gihe, b yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye, c yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, d oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga cy'imitende ibiri.
hano igisubizo ni A, yego buri gihe. Niba ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende ibiri, niyo yaba umuyobozi w'igare, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ugomba gucana itara ndangacyerekezo buri gihe. Hano igisubizo ni A. Wasubiza ko ari yego buri gihe. Ngira ngo biba birimo kumvikana, biba birimo gusobanuka. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umuyobozi agiye guhindura icyerekezo, agomba gukoresha itara ndangacyerekezo cyangwa agakoresha ukuboko. No gukoresha ukuboko biremewe igihe amatara ndangacyerekezo yawe ataka. Rero nk'igihe ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, batubwira ko ugomba kuba wacana itara ndangacyerekezo buri gihe. Ni ukuvuga ngo ikiba kikubajije wasubiza A, yego buri gihe. Kandi ni fotokopi uko kiza kimeze gutya, niko no muri examen kiza kimeze. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma, ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A, ese ni metero 1 na santimetero 50. B, ese ni metero 1 na santimetero 75. C, ese ni metero 1 na santimetero 80. Cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo hano icyo bavuga ari hejuru cyane y'amatara ndangambere na ndanganyuma, ni ukuva hasi ugera hejuru ayo matara ndanganyuma ayo matara ndangambere na ndanganyuma agomba gufungwa. Ni ukuvuga ngo igeze tubwira ko ari hejuru cyane y'amatara ndangambere na ndanganyuma hadashobora kurenga cyangwa se hadashobora gusumba metero 1 na santimetero 90. Hano bisobanura ngo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuva hasi ugera aho ayo matara aranga ikinyabiziga imbere cyangwa icyo kinyabiziga inyuma, ni ukuvuga ngo ntabwo yemerewe gufungwa hejuru ya metero 1 na santimetero 90. Niyo mpamvu hano dusanze nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi biri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ese ni A, kare ifite ubuso bw'ibara ryera. Ese ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ese ni C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. Ese ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo baratubwira ngo ahatari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyo gutambuka mbere bigomba gushyirwa kuva kuri metero 150 kugera kuri 200. Ariko hari igihe iyo ntera iri munsi ya metero 150. Wenda urugero bakatubwira ngo iki cyapa kiraburira ko hari umuhanda utaringaniye. Kuva kuri icyo cyapa ugera aho uwo muhanda utaringaniye, nizo ntera zingana na metero 150 kugera kuri 200 zigomba kubonekamo. Ariko iyo ntera iri munsi ya metero 150, hano igisubizo ni B, iyo ntera yerekanishwa urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Sona ngo ikiba kikubajije wasubiza B, kari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ukaba wavuga ko cyangwa se bakaba bavuga ko icyo cyago uri buhuriremo nacyo byibura muri metero 50 cyangwa se metero 100, kubera ko biri munsi ya metero 150. Ikiraba kikubajije wasubiza B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ngira ngo ibintu biba birimo kumvikana. Hari abambazaga ese code za provisoire zirahari. Yego zirahari, ndetse n'iza kategori zirahari, ariko kuri iki kibuga cyo mu Busanza. Kandi nabo ntago ari ibintu birenze. Ntimukagire ubwoba ngo gukontororwa na kamera. Oya, nugenda ibintu ukabyiga neza uzabikora kabisa. Ikibazo cya 19, nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka. Ariko kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kitapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Bisobanura ngo nta tara ryemerewe kujya munsi ya santimetero 40. Kuva hasi ugera hejuru nta tara ryemerewe kujya munsi ya santimetero 40 cyangwa akagarurarumuri. Ariko hari amatara yemerewe kujya munsi ya santimetero 40. A, kamenabihu. B, amatara yo gusubira inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni C, ibisubizo byose ni ukuri. Kuko itara ryemerewe kujya munsi ya santimetero 40 ni itara kamenabihu.
ndetse n'itara ryo gusubira inyuma. Ayo niyo matara yemerewe kujya munsi ya santimetero 40. Ikibazo cya nyuma kiravuga ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanyamo ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira: a. Itara ndangamubyimba. b. Itara ndangaburumbarare. c. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga, cyangwa ni d. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa arenga abiri y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kuba afite ibara rimwe n'ingufu zingana. Ariko hano igisubizo ni c. Ntabwo ibyo bikurikizwa ku itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga. Ngira ngo mujye mubona agatara kaka kuri plaque inyuma. Mujye mubona agatara kaka kuri plaque inyuma. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo bikurikizwa ku itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga. Ngira ngo biba bisobanutse kabisa. Dusoza mbashimira mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro cyangwa se iri somo. Ndabashimiye. Imana ikomeze kubongerera ubumenyi ubwo muzaba mukurikirana no masomo, mukajya ku kizamini rwose muzatsinde. Tubifurije intsinzi.